Haleluya. Haleluya. Reka dushime Imana yongeye kubana natwe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndabizi neza ko hari abantu byaruhije kugera hano, ndetse hari n'uwo naje nkurikiye kuri moto ntazi ko aje hano. Imana ibaho umugisha mwese. Ndashimira abashyitsi Imana yatwoherereje, namwe Imana ibaho umugisha. Uyu mugoroba tugize amahirwe adasanzwe yo kwiga ijambo ry'Imana. Ejo twize ibyigisho bibiri byagombaga gutuma tuba abaturage beza mu isi, ariko tukazaba n'abaturajuru beza. Uyu munsi tugiye kwigana amagambo akomeye nahaye insanganyamatsiko ivuga ngo turi ku musozo w'irushanwa. Turi ku musozo w'iki? W'irushanwa. Ndagira ngo munyemerere mujye juru dusenge. Isi ni urubuga rwo gukiniraho. Abakinnyi ari bo baturage bayituyeho, bari kwitegura gukina uruhare rwabo mu mukino ukomeye ugira gute? Uheruka. Ubwo birangiye isi ibaye ikibuga cyo gukiniraho, abakinnyi bahindutse abaturage b'isi, kandi hari umukino bagomba gukina bakagaragaza uruhare rwabo mu mukino uheruka ugomba kuba. Umukino uheruka ugomba guhuza ukuri n'ikinyoma, Kristo na Satani, abantu b'Imana n'abantu b'isi, abanyamwuka n'abanyamubiri. Byanga byakunda uri ku isi, waba uryama udasenze cyangwa ukaryama usenze, waba wemera Imana ko iriho cyangwa itariho, waba ukize cyangwa ukennye, waba ufite idini cyangwa ntaryo, hari umukino ugomba kuzagiramo uruhare. Byanga byagira gute? Byakunda. Amakipe ni abiri, kandi iyo umukino usoza wegereje, abakinnyi baritoza, buri mpande zose zitegura umukino. Abafana bagerageza kwisiga amarangi, bakagerageza kurota intsinzi, ndetse mbere y'uko izo kipe zibonana uba usanga ibintu byashyushye. Reka mbabwire, niko bigomba kumera ku musozo w'intambara iri hagati ya Kristo nande? Na Satani. Igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 12 umurongo wa 7 hatwereka ko mu ijuru habaye intambara. Mikayeli ari we Kristo atabarira kurwana, arwanana n'ikiyoka. Ikiyoka ntago cyari cyonyine, kirwanana n'abamarayika bacyo. Ariko kubera iki? Bibiliya mu Byahishuwe 12, tujyane mu Byahishuwe 12. Kubera iki? Iki kibazo ngiye kubabaza mu gitekerezeho. Byahishuwe 12 umurongo wa 7, mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo, ariko Imana ishimwe, Bibiliya yaranditse ngo ntibagira gute? Ntibanesha. Iyi ntambara rero yabereye mu ijuru. Bibiliya igaragaza yuko iyi ntambara yamanutse ikimukira mu isi. Ariyo mpamvu Bibiliya iratangaje. Nimureba neza Bibiliya ku murongo wa 12 iravuga ngo, nuko rero wajuruwe namwe abari bamo nimwishime, naho wowe wasi we nawe wanyanja we mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe kigize gute? Gitoya. Umukino rero urimutse. Buriya hari ukuntu umukino ubera ahantu abantu bakaburana bati oya, impamvu natsinzwe ikibuga cyaranyereraga, kandi abafana banjye ntago bari baguwe neza. Umukino wa Kristo na Satani mu ijuru warangiye, abamarayika bari hamwe na Yesu banesheje, ikiyoka kirukanywe, kirangije gitegura match karundura. Satani arongera azana uyu mukino muri Edeni.
igihe Adamu na Eva ku munsi wabo wo kugeragezwa uba wari umukino, kandi umukino wari wimukiye ku isi, kuko isi yari ihindutse ikibuga. Adamu na Eva bari abakinnyi bagomba kugiramo iki? Uruhare. Kuganira n'inzoka, kuzenguruka hafi y'igiti cyabuzanyijwe, byari bifitanye isano no kugaragaza ikipe urimo gufana. Byarangiye intsinzwi ibonetse hagati ya Adamu na Eva, ariko kuko Imana ifite uwanesheje mu ijuru, yemera ko uwo mwana w'Imana azamanuka akaza ku kibuga, akinjira mu ikipe y'ikiremwa muntu kugira ngo ajye abakinira, kandi niwe uzatsinda ibitego byinshi, agatsinda n'ibitego bisoza iki? Intambara. Ikaruvari ntabwo yari sene yari irimo kuhakinirwa. Igihe Yesu yari ari ku musaraba yaravuze ngo birarangiye. Bivuze ngo intsinzwi ya Adamu na Eva ikuweho igisuzuguriro, kubera yuko Adamu wa mbere aho yatsindiwe habonetse Adamu wa kabiri utsinze igitego cyemewe n'Imana. Niyo mpamvu igihe Yesu yazukaga, Mariya yari agiye kumukora amubwira ati winkoraho ntarazamuka ngo njye kwande. Buriya najya mbabwire ngo umuhanga mu gutsinda igitego ntabwo akuramo imyenda ngo aserebure atarabanza kureba ko umusifuzi yagize gute yacyemeye. Kubw'ibyo mu ijuru nibo bagombaga kwemeza niba intsinzi ya Yesu yageze ku musaruro. Abantu bari Karuvari bagize uruhare mu mukino, ariko batazi ko bagize gute barufite. Ubu rero harimo harategurwa finali. Kristo na Satani, amakipe yabo yombi, mbere mu ijuru bombi barwanaga bafite abamarayika, ariko Satani amaze kugera mu isi yabonye noneho n'abaturage. Kayini yahagurutse akorera nde? Satani. Nimurodi yahagurutse akorera nde? Satani. Abantu bagiye bakorera Satani kugeza ubwo uyu munsi wa none uramutse ukurikije ikipe ifite abafana benshi, ni ikipe yande? Ya Shitani. Ubu rero Imana irimo irategura abantu bazagira uruhare mu mukino ugira gute? Usoza. Muri iki gitabo nasomye haranditswe ngo imbaraga z'ikuzimu ziri gukora kugira ngo zihutishe ibihe bisoza umukino. Imbaraga za hehe? Abagore bagomba kwambara nabi, abanyapolitike bakongorerwa na Satani, abanyamadini bagakorana n'abadayimoni, abaturage b'isi bakayoborwa n'umubiri, ibintu bikaba kajagari kugira ngo umukino ugire gute? Wihute. Ndimo ndababwira amagambo nasomye mu bihamya by'itorero, volume ya kangahe? Ya 8, page 27 na page 28. Ibihamya by'itorero volume ya 7, nari ndimo kubabwira page ya 8. Page volume ya 7 ibihamya by'itorero, page 141, ho nasomye amagambo yerura uwo mukino. Ese uwo mukino uzaba ari uwuhe? Ese Kristo na Satani bazakodesha stade yo mu Burayi, abafana babo bajye kuhahurira, abamarayika bajye mu kibuga na Kristo bakinane na Satani? Oya. Uyu mukino umeze ute? Kuri iyi page nasomye amagambo yampumuye. Ni amagambo avuga ngo guhindura amategeko y'Imana agasimbuzwa amategeko y'abantu. Ibintu Imana yavugiye ku musozi wa Sinayi kubisimbuza ibintu byashyizweho n'abantu, kwishyira hejuru k'ubutware bw'umuntu upfa agashaka kujya hejuru y'iby'Imana yavuze, gusimbuza icyumweru, umunsi wo gusenga wo ku cyumweru, kuwusimbuza isabato yigishwa na Bibiliya. Ibi nibyo bigize umugabane usoza umukino. Ariko mwiriwe we uganira n'abantu umuntu akakubwira atariko ibyo bintu byanyu uretse ibintu by'ibikabyo by'amadini byabishe mu mutwe. Icy'ingenzi ni ugusenga Imana. Imana ntikurikiza aho wayisengera, Imana ntibireba iby'umunsi wayisengeraho. Imana yacu ni Imana y'iminsi yose, ikeneye gusengwa iminsi yose. Ibyo bintu byanyu by'amasabato mo mukangisha,
igitabo kirambwiye ngo ibyo turimo koroshya nibyo bizaba bikomeye mu musozo w'imikino. Umugabane usoza w'uyu mukino ni ugusimbuza isabato, igasimbuzwa iki? Icyumweru akaba ari cyo gisimbura isabato. Nshuti zanjye, uyu mugoroba niyo mpamvu dukeneye gucengera cyane muri iki kintu. Bizaba byatewe n'iki? Byaje bite kugira ngo isabato itangatangwe ku buryo usigaye unayivuga ukabona abantu bagize isesemi, kandi igihe Imana yayivugaga kuri Sinayi Abisiraheli bari baryohewe. Muri iki gitabo nari ndimo kubasomera haranditse ngo igihe uku gusimbuzwa kuzaba kumaze kwemerwa n'isi yose, igihe isi yose izaba yakwemera ko isabato isimbuzwa icyumweru, Imana izihishurira abantu. Imana izahaguruka mu cyubahiro gikomeye, inyeganyeza isi mu buryo buteye ubwoba. Kubera iki? Gukora ku isabato bizaba bivuze ngo wowe usuzuguye isabato usuzuguye akanwa k'uwatanze amategeko, kandi usuzuguye amagambo yaturutse mu kanwa k'Imana, Imana ubwayo niyo abagize gute? Abasuzuguye. Kubw'ibyo rero Imana izahaguruka irengere ukuri kwayo n'amategeko yayo. Imana izava mu buturo bwayo bwera izanywe no guhana abaturage batuye ku isi, ibahanira gukiranirwa kwabo, kandi isi nayo izagarura amaraso yayo, kandi isi ntizabasha guhisha abapfuye bo muri yo. Uyu munsi abantu barimo barapfa batamenya ijambo ry'Imana, ariko mu buryo budasanzwe Satani arimo arica abantu bahagaze. Dawidi ahereye kuri ibyo yaravuze ngo Mana unzurisha amategeko yawe. Amen. Nshuti zanjye, mwakwibaza muti ni iki cyatumye Imana itanga amategeko 10? Nimureba neza mu Kuva igice cya 20, Kuva igice cya 20, Imana yari ifite umugambi mwiza. Umugambi wayo ni uwuhe? Imana yagendanaga n'abantu batinze muri Egiputa, bari barabayeho bayoborwa n'umubiri, bayoborwa n'ibyaha. Imana rero ijambo ryayo riravuga ngo nta bantu bashobora kugendana batagize gute? Basasezeranye. Kubw'ibyo rero Imana yifuje kugirana n'ubwoko bwayo isezerano. Nta gihe na kimwe Imana izakura umuntu mu Egiputa ngo ibure kugirana nawe isezerano, kandi mu isezerano Imana izagirana nawe igukuye mu Egiputa harimo ijambo rivuga ngo ntukakore ibi kubera ko nagukuye mu Egiputa, ntugakore ibi kubera ko nagukuye mu Egiputa. Mu magambo make, uburokore bwubatswe n'amagambo atubuza gukora ibyo twakoraga mu Egiputa. Ukwiye kumenya rero icyatumye Imana itanga amategeko yayo. Nshuti zanjye, mu gitabo kimfasha gusobanukirwa Bibiliya cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, bagaragaje aya mategeko y'Imana. Ni amategeko 10 yoroshye magufiya, ariko yari afite ubusobanuro budasanzwe. Iyaba leta zo mu isi zamenyaga impamvu yatumye Imana itanga amategeko ku musozi wa Sinayi, baramutse bashatse aya mategeko 10 y'Imana bakayerereza, akaba ari yayobora amarangamutima n'imitekerereze y'abaturage, leta zimwe zazaza ziba zifite amahoro aruta yo zifite uyu munsi. Itegeko rya mbere, igihe Imana yatangaga amategeko, yarabanje yitegereza Abisiraheli, irababwira iti ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Mu maso y'Imana ni ikosa rikomeye kugira ikindi kintu gitwara umwanya w'Imana. Noneho rero bwo nakaga kugira ikindi kintu wita Imana. Iri tegeko, ikintu cyose dukundwakaza kiganisha ku kugabanya urukundo dukunda Imana. Icyo kintu gishobora no kuba inkomyi mu murimo tugomba kuyikorera. Bene icyo kintu cyose kiba gihindutse igiki? Kigirwamana. Hari igihe ushakana n'umuntu akakubera ikigirwamana, ku rusengero ntuzahagaruke. Erega kubaka nta mikino irimo. Ntazajya ku rusengero umugabo wanjye akarakara, n'ubundi ukazaza wirirwaho ngaho agutuma amabyeru yazana n'ibiki byose.
umunsi umwe n'ubundi Imana warayitaye. Uzajya guhura n'umuntu akubwira ati amakuru ni meza, uziko narinzi ko tuzahura warananutse. Ese ibintu by'umugabo wawe buriya nta nibyo ujya umenya? Reka damba nibereye mu rugo sinjya amava, erega kubaka nta mikino ibamo. Mba nibereye mu rugo ugira ngo amakuru ndayamenya. Yo, ubu ntabwo uzi ko umugabo wawe asigaye afite umugore wa kabiri hariya hakurya. Hoya baza n'abantu, maze n'abanyegare bose barabizi, baza abanyegare. Umumama akagenda, none se uriya mugabo uciye aha ngaha hano hepfo hanatuye ni kuri cya kigore cy'ikiyobe gishyashya hano hepfo. Ukavuga uti kubera iki? Waryamiye Imana ngo urimo urashaka umugabo. Ariko umugabo wawe ni byiza, yakubereye inshuti, ariko wamubitse mu mwanya Imana yagombaga kubikwamo, ku buryo yabaye ikigirwamana, ntibishobora kuzakugwa amahoro. Hari ababyeyi babyara abana babo bakababera nk'ibigirwamana. Aburahamu akimara kubyara Isaka, umwanya wo gusenga waratakaye, umwanya w'Imana uratakara. Buri mwanya Aburahamu yabaga ateruye kabebe ameze neza, amureba. Imana ibona ikibazo cyavutse. Aburahamu ko yahoraga ku gicaniro mu gitondo na nimugoroba, Aburahamu saa 9 ko yabaga arimo gutamba. Kw'imitekerereze y'Aburahamu nayikontoreye mu bihe by'akaga. Ibibazo bivutse ni ibihe? Imana ibyutsa Aburahamu ninjoro, haguruka ujye kuntambira umwana wawe w'ikinege. Aburahamu abanza kuvuga ati oya, ntabwo ari Imana ibivuze. Asenga 3 biranga, arangije abona nta kundi biri bugende. Yahagurukanye umwana agenda, sinzi ntago nzi uko yagiye atekereza, ariko yazamukanye agahinda ku musozi. Imana ageze ku musozi, Imana yamubwira iti mutambe. Aburahamu afunga umwana w'amaguru n'amaboko, amureba mu maso, aravuga ati kwa heri. Ariko Imana ikintu yakoze, igihe yaragiye kumanura icyuma ngo atambe umwana we, marayika uvuye mu ijuru yakoresheje iminota ingana niyo yakoresheje mu gutabara Saduraka, Meshake nande. Yaramanutse, icyuma kikimanuka cyagiye kugera hagati, marayika avuye mu ijuru ageze mu isi. Dufite abamaze kugira inzara z'ibigirwamana, dufite abantu bafite amasura yabaye ibigirwamana, dufite ab'imyenda abereye ibigirwamana, ku buryo yicara uwo mwenda yaba atawubonye akakubwira umugabo ati jya gusenga sindi bugeyo. Uziko baherutse kumbaza ngo ko mpora muri kiriya gitenge napfushije umugabo, kuko papa kana waguze umwenda w'abagabo ukagaragaza ko uriho koko. Ibigirwamana mu makorari dufitemo abantu bamaze kuba ibigirwamana. Usanga umuyobozi wa korari yagiye kwinginga umuririmbyi utakinaboneka, shamba bari rugaruke kabisa, korari yampfanye neza. Erega buriya nubwo ubona mfite 30 n'ingwiza murongo n'ukubabona buzuye hari, wowe umwiye waje urazunguza ikibuga bakemera, sha wambabariye koko. Ibigirwamana, ntuzagire na rimwe umuntu uhindura ikigirwamana. Itegeko rya kabiri, Imana yivugiye ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe. Ni ikosa rikomeye gufata Imana, gufata ababa mu ijuru, gufata Yesu ugakora ikintu cy'igipupe ngo urimo uramwigana. Igihe Abisiraheli Imana yabiyerekaga nta shusho babonye, niko Imana tuyibonera mu kwizera. Bibiliya iravuga ngo Kristo Yesu niwe shusho y'Imana itagize gute taboneka. Ariko abantu bafite amashusho, amwe bayise ya Bikira Mariya, ayandi mashusho bayise ya Yesu, ayandi bayise ya Yosefu na Gaburiyeli. Abantu bafite ibintu basenga. Reka ngere ikintu mbabwira, ngo iyo umuntu asenze ibishushanyo abagaragaje yuko amategeko y'Imana atayashaka mu buzima bwe. Kimwe mu bintu amadini y'ibinyoma yakoze kugira ngo amategeko y'Imana atabona umwanya, bagiye gusenga ibigirwamana. Nshuti zanjye, gusenga ibishushanyo, iri tegeko ribuzanya gusenga amashusho n'ibindi bintu bisa bityo bigasimbuzwa Imana. Amahanga menshi y'abapagani yavugaga ko amashusho yabo asengwa ari ibimenyetso byoroheje bifashisha gusenga Imana. Nyamara Imana yavuze ko uko gusenga ari icyaha,
kugerageza kwerekana Imana ihoraho hakoreshejwe ibintu bifatika bicishije bugufi uko umuntu yumva Imana, ibyo bintu ni icyaha. Barabanje baratujijisha, bafata abagabo bo muri za Amerika bakina amafilime b'ibisambo b'indaya, babakinisha amafilime, baravuga ngo ni filime yande ya Yesu. Baratugoronzora we, turazerekana. Umugabo bamutikura ukabona umuntu arimo ararira ngo Yesu barimo baramukubita byahe, barimo barakubita umunyamerika. Baradukoroniza ku buryo abantu basigaye bagenda mu makofi yabo, uri mu modoka, imodoka yabo uraferi, ukajya kubona ukabona umuntu akuyemo agafata ati Yesu wanjye mba hafi. Waheye waheye. Mutekereza ko mu gihe cya Yesu ishapure yari iriho? Ntayo. Intumwa zarinze zipfa ishapure idahari. Mariya yari umubyeyi usanzwe, bamwubahiraga yuko yabyaye umukiza. Ariko Bibiliya itwereka ko ku munsi wa Pentekosti Mariya nawe yari ari mu bandi basengaga ngo Imana ibavubire imbaraga ya Mwuka, kuko nawe yari umunyantege nke nk'abandi. Byarangiye abaye Imana ate? Byarangiye asenzwe ate? Imana ariko ni umuhanga. Imana yabonye Mose namara gupfa Abisirayeli bakabura inzira kubera ko bamukundaga cyane, bazataburura umurambo wa Mose bakawubaza inzira. Imana izamukana Mose na Yosuwa. Yosuwa amanuka umusozi, Mose apfira ku musozi hejuru. Bibiliya iravuga ngo Imana iramushyingura, abantu bahiga igituro cye bagira gute? Barakibura. Mu gitabo cya Yuda ijambo ry'Imana ku murongo wa 9 hatubwira ko Yesu Kristo yashwanye na Satani bapfa umurambo wande, kubera ko gushyingurwa neza, umuntu ashyingurwa neza ryari? Ntabwo biterwa n'irimbi washyinguwemo, ntibiterwa n'amagambo bavugiye ku irimbi, ntibiterwa na cortege nini yari iri inyuma yawe. Ugomba gushyingurwa ukava mu buzima Yesu azahuri ku buryo ashobora kuburanira igituro cyawe. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo umuntu yapfuye biba birangiye. Ijambo ry'Imana ritwereka ko ngo icyo Imana yakoze kuri Mose ni nacyo yakoze kuri Mariya. Imana yarabibonaga ko igihe kizagera abantu bagatangira kumwita ambasaderi w'isi n'ijuru, umwamikazi w'isi n'ijuru, ndetse bagatangira kuvuga ko mbere y'uko Imana igira abantu mu bitekerezo, Bikira Mariya ari we yarigize gute? Yari ifite mu bitekerezo. Imana imaze kubona ibyo, n'uyu munsi wa none igituro cya Mariya cyarabuze. Cyarabuze. Abahanga mu kwesikoroka bahita bavuga ngo ubwo rero ubwo cyabuze yagiye mu ijuru. Hoya. Imana yanze ko abantu bazafata nk'uko bafata urupfu rwa Yesu n'umuzuko we, niko byari kuzarangira urupfu n'umuzuko bya Mariya nabyo bimizi bya Yesu. Nshuti zanjye, iri ni itegeko ritubuza ibishushanyo. Icyo waba ugendereye cyose, ntabwo ukwiye gufata Imana ugiye gusenga ngo ugire ikintu gifatika wifashisha. Ni uburyo bw'abapagani. Itegeko rya gatatu ryavugaga ngo iki? Muri iri tegeko rya kabiri, Imana yagaragaje abantu bakiranirwa, umusaruro bazakuramo, n'abantu bakunda Imana. Abakunda Imana bakitondera amategeko yayo. Imana yavuze yuko abo bantu izabana nabo kugeza ku buzukuruza babo ibihe igihumbi. Mu magambo make, gukurikiza amategeko y'Imana ntibigira umupaka ku migisha y'Imana ibizakomaho ibihe igihumbi. Ariko mwumve, abantu babakiranirwa, mpora abana gukiranirwa kwa base, nkageza ku buzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Ni ukuvuga ngo iyo abantu banze Imana n'amategeko yayo, batangira no kuzaza babyara abana badashaka Imana. Nshuti zanjye, itegeko rya gatatu ryaravuga ngo ntukavugire ubusa izina ryande ry'Uwiteka. Kubera iki? Abahanuzi barimo Yesaya, Yeremiya na Ezekiyeli, muzabona buri gihe
yuko iyo izina ry'Uwiteka ryajyaga kuvugwa, abamarayika ngo babaga bafite amababa 6, 2 bayatwikirizaga ibirenge, 2 bakayatwikiriza mu maso, ayandi bakayapfuka, ngo kugira ngo bavuge izina ry'Imana. Ariko nagira ngo mbabwire uyu munsi wa none, izina ry'Imana ryabaye izina risanzwe. Ubundi nta n'umuntu wakagombye kuba yagiye mu mafuti ngo aze kuza kurivuga. Ariko umuntu ava kwiba akaza akarivuga da, umuntu arava gusambana akaza akarivuga, umuntu ava gukubita umugore akaza kuruhimba akarivuga. Abarivugaga nabi kera barahagwaga. Ariko turi mu gihe izina ry'Imana ryabaye ikintu gisanzwe. Harimo n'abandi baje muri Bibiliya, Imana ifitemo amazina arenga 156, ariko hari abo uzumva bakubwira ngo Imana ifite izina rimwe. Bibiliya Imana yagiye yitwa amazina bitewe n'iki giye kumarira inyoko muntu muri icyo gihe. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire iri tegeko kurahira ibinyoma ndetse no gupfa kurahira, iri tegeko ntabwo ari ibyo ritubuza gusa, ahubwo rinatubuza gukoresha izina ry'Imana mu buryo bworoheje bw'imikino, nta kintu twitayeho. Dusuzugura Imana rero binyuze mu kuyivuga tutabitekerejeho, mu biganiro bisanzwe, mu kuyivuga mu bintu bidafite agaciro, ndetse no guhora tuvuga izina ryayo tutabikuye ku mutima. Ubu urimo kwica itegeko rya 3. Teremusi ijya guhengama Yesu, ariko mbabazi, ubundi izina rya Yesu ni ryo gukoresha teremusi igiye guhanuka? Ryari izina ryakoreshwaga ngo birukana abadayimoni. Nshuti zanjye, Imana yitegereje ubuzima bw'abantu n'iminaniro yabo. Imana yitegereza uburyo abantu bakeneye kwezwa. Itegeko rya 4, Imana yaravuze ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Mu minsi 6 ujye ukora, aba ari ukoreramo imirimo yawe yose, ariko uwa 7 niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe. Bibiliya irakomeza. Isabato ntabwo ivugwa hano nk'aho ari umuhango mushya, kuko Imana yari yarayihaye Adamu. Niyo mpamvu isabato si y'Abayuda, kandi nanone isabato si y'Abadivantisti. Ubwo Imana yahaye Adamu isabato, yayihaye abantu bose bakomoka kuri nde? Kuri Adamu. Itangirira igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza kwa 3. Imana irakora mu minsi 6, wa 7 iraruhuka. Uwo munsi wa 7 iwuha umugisha kandi iraweza. Wowe ushaka umugisha, wowe ushaka kwezwa, n'ibintu Imana yashyize mu munsi w'iki? W'isabato. Icyakora n'ubu udashaka umugisha ukaba utagishaka kwezwa, isabato nta kizabigize gute? Nta kizabivuze kuri wowe. Itegeko rya 4 Imana imaze kuritanga, tuzakomeza kugenda twigana umushinga Imana ifite wo kugira ngo iri tegeko ryongere rigire imizi mu mitima yacu. Itegeko rya 5, Imana yaravuze ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Mu kanya nari ndimo gusoma, barimo kuvuga ko imbaraga itegeko ryo kubaha so na nyoko rifite zingana n'imbaraga isabato igize gute? Ifite. Abantu uzabona kubaha ababyeyi bidashoboka, ntibashobora no kubaha umubyeyi wacu wo mu ijuru ngo baruhuke isabato. Iri tegeko riravuga ngo iki? Ababyeyi bakwiriye gukundwa no kubahwa ku rwego undi muntu wese atagezaho. Imana ubwayo yahaye ababyeyi inshingano yo kwita kuri abo bana baragijwe, kuko iyo urinze icyubahiro cy'umubyeyi uba urimo kurinda icyubahiro cyande cyawe. Nshuti zanjye, iri ni itegeko rigiye kubuza abantu ubwami bw'Imana. Isabato yo abanyamadini usanga arimo kuvuga ngo yavuyeho, ariko najya mbabwira ikintu gitangaje. Itegeko rimwe iyo urikuyeho n'irindi birangira ritagihari. Abantu bamaze kuvuga ko isabato nta kintu imaze, muzabasanga n'ubundi bisanze ari abasambanyi nubwo batabishaka. Itegeko rya 6 Imana yatanze ryari ririmo umushinga, ryaravuga ngo ntukice. Iri ngiri Imana yarigize rigufi kugira ngo umuntu atazajya kwica agahita avuga ati ntago ryasobanutse. Ntukice.
ibikorwa byose bigendereye gukuraho ubuzima mbere y'igihe, gukuramo inda, kuza gusura umuntu kwa muganga, warangiza ugahita ubwira muganga uti ndabona n'ubundi atazakira, nukurushywa n'ubusa mu munyonge. Kuza ukareba umuntu umusuye arwaye ukabona ararembye, ugahita ubwira abantu uti ntabwo ari burare pe, arapfuye pe, ariko mwagiye musenga Imana igakiza aho kwica abantu mukibageraho. Ntukice. Igitekerezo kidutera kwifuza kugirira umuntu nabi, kwihugiraho ntiwite ku bakene, uba uri umwicanyi. Gukabya mu kwita ku mubiri wawe ku buryo bwose, kwihotora bitari ngombwa, imirimo irengeje urugero yakwangiza ubuzima, ibyo byose ni ukwica itegeko rya 6 ku rwego runaka. Abantu bakora cyane, ugakora kugeza igihe ujya kubona ukabona umuntu arimo arakora, agahita akubwira ati reka mbanze nkubita agakawa, akagakubita ukabona byiringiye amaso ngo nongeye mbaye mushyashya. Ukamaze uti se umaze iminsi ukora, umaze iminsi ingahe? Oya ubundi urabona naje hano jedi, hari igihe umunsi turi kwa kangahe, ukamubwira uti ni maridi, ubwo maze iminsi ingahe ntaryama, ukayimubarira jedi ninjoro, vendredi, samedi, dimanche, ari aho ngaho yaranutse mu kanwa, yarazanye ubutuna adasohoka, ngo arimo arashaka iki? Amafaranga. Uri umwicanyi, ijuru rizagushinja kwica ubuzima bwawe. Bibiliya ivuga ko abantu baramya inyamaswa, ikizabaranga bazaba bataruhuka ku manywa na ryari. Ikizaranga abantu b'Imana bagomba gututubikana, kuko gututubikana kuzabahesha umutsima, ariko bagomba no kuruhuka kuko Imana ibategeka kugira gute? Kuruhuka. Sigaye ugenda ukabona umuntu akakubwira ati rero sinzi hano naringiye, hano baba bariyahuza ibintu by'amakawa, undi wajya ko ukabona arimo aranywa bya energy, arangiza igicupa ajugunya hariya afata ikindi, ugasanga umuntu anyweye 4. Muzabirebe biriya bintu, banavuga yuko umugore utwite atemererwa no kukinywaho. Ubundi buriya mu buzima ikintu batemerera umugore utwite, nawe wowe si ngombwa ko waba utwite, n'ushaka gutera inda ntazakinywe, kuko ibintu barinda umugore utwite ni ibintu byose tuba dusanganywe nta kintu bimariye umubiri wacu. Nimukomeze mwirenze energy rero, nimukomeze mwirenze inuza. Nabonye usigaye ujya ko abantu basataniye bavumbura ibintu byinshi byo kunywa, ujya ahantu ukabona umuntu ameze nk'uri mu ntebe ya penetensiya, ukabona yirengeje akantu kangana gutya akakajugunyayo, ukabaza ako kantu nagacyo kumva ko bw'ikizina utazi. Abamotari, abaki n'abakristo baba ariyo, haraho ujya kubona ukabona umuntu anyweye akanazunguje ijosi, ukamaze utibita ati ndimo ndubaka umubiri wa hehe. Abicanyi, kwanga umuntu mu mutima, kwifuriza umuntu ibibi, kurobanura abantu ku moko, kugira uburakari bubangutse kugeza ubwo ushobora gukuraho umuntu, ibyo byose ni ubwicanyi. Njya nshimira Imana yuko dufite leta nziza, ariko nagira ngo mbabwire abantu ni abagome mu mitima yabo, kandi mu mitima leta ntirebayo, ariko mu ijuru hari Imana ikurikirana abantu ikamenya ibiri mu mutima. Kwicara hakaba hari umuntu muririmbana, wabona yaje muri repetition ugahita wicara akakubaza bati ko wari muzima mu gitondo bigenze gute? Oya ndumva ntari buririmbe. Yasohoka akabwira undi mugenzi ati nge navuze ko kiriya gitipe nazongera guhagarana nacyo, singiye kukubeshya. Iyo mpagaze muri korari arimo bita numva ikintu kigisesemi kizamutse, buriya mpagurutse nenda kuruka, ubwo uri umuntu. Umuntu mukarebana akikureba umunsi wa mbere, ni impamo pe, singiye kukubeshya. Ngewe iwacu tuvugisha ukuri, pastor ndakurebye mbona amaraso yanjye n'ayawe ntibihura pe, kandi sinjya mbindyarya mbonye tutahuza, ariko ni urwangano, si urwangano, ni urwangano. Ikizakubwira yuko Satani yinjiye mu mutima wawe, itegeko rya ntukice niryo rya mbere uheraho.
ubu abantu bongeye bagaruye amarozi mu nsengero, mu madini atandukanye y'abarokore. maze iminsi numva abantu, umuntu arimo guhagarara imbere ngo barandoze, ngo baranyanga. Ibyo bintu no mu tubari, abantu bo mu tubari bazarogana, no mu nsengero barogana. Ejo bundi nabonye umuntu ahantu ntuye yasinze arimo kugendana icupa ry'inzoga ariko yashyizemo urutoki. Mbona akazaza agenda agwanda, maze ase kutariteretse hasi, ati oya, ati hano bakurangiza. None bizaba no mu rusengero. Ubu ababyeyi bari aha ngaha basenga bagahumiriza bateruye abana ni bangahe? Baramuhabije, baramubwira bati uzakanura nabi ushiduke bamurangije. Base nk'umuntu uza kurogera mu rusengero koko, akaza kuroga ubukwe, akaza nkawe koko urakerezwa n'iki? Urabona hari ahantu heza ho kurogera, kuburira ijuru aho abandi baribonera, kuburira umutuzo aho abandi bawukura, kuburira umugisha aho abandi bawubonera. Umuntu wese uri hano ufite umuntu yanga, reka ngire ikintu mbabwira, aho bigeze guturuka uyu munsi, n'umuntu naza kukubwira amakuru y'umuntu wakugiriye nabi. Dawidi akagabo kamwe kamuzaniye amakuru, kaza kirukanka kamuzanira ikamba ryande rya Sawuli, karamubwira kati ye ibyabaye biragahora biba ku mwanzi wawe. Uwo mugabo ngo yarazi ko Dawidi ari bumuhe promosiyo. Dawidi aramaze ati se bita ati Sawuli yapfuye, dore ni ikamba rye ndarikuzaniye kugira ngo umenye ko yapfuye, umenye ko amahoro yawe abonetse. Dawidi nimureba muri Bibiliya, Dawidi yararize kugeza ubwo yavumye n'umusozi Sawuli yaguyeho. Yarababaye aravuga ngo uyu munsi Isiraheli buze umuntu ugize gute uko ukomeye. Dawidi yarize nta buryarya, amaze kurira uburakari bushize, ahamagara cya kigabo ati ninde wakubwiye kuzana iyi nkuru? Undi arangije ati nabonaga, ati ngewe namugezeho nsanga bimeze gutya. Arangije arambwira ngo nimutikura inkota, ndayimutikura, ariko aya makuru yarashyushye ntago nagombaga kuyararana. Dawidi arangije ati Imana yo mu ijuru ntimbare, kuko wagiye mu utabishinzwe. Mu Bisiraheli bagiraga bitwa abavuzi b'amacumu. Bari abantu babaga baratoranyirijwe kuvuga inkuru mbi, kuko babaga bafite ukuntu bitwara, bari bemererwa kuvuga amakuru yose mabi ukayakira. Ariko reka mbaho urugero, umuntu wazanye inkuru yuko Abusalomu yapfuye, mwabonye uko yaje yirukanka. Umuntu aramubwira ati ariko ibi bintu wirukankamo ko atari ibyawe, wagabanyije umuvuduko. Ati oya, iyi nkuru ndayishyira Dawidi. Abageze kuri Dawidi ati ya ibyabaye kuri Abusalomu birakaba ku banzi bawe. Dawidi arabanza aririra umwana, arangije ati iki kigabo nacyo ni mu giti kure. Kangire ikintu mbabwira, igihe kirageze ngo umuntu uzaza ukuzanira amakuru mabi aturutse ku mwanzi wawe, ujye ushaka uburyo umwimira yo kukwanduza. Niba ushaka kubaho neza no kumererwa neza, umugabo yaragutaye, abakuzanira amakuru nta n'ikintu bimaze. Umugore mwaratandukanya, gutwara abana, gutwara umutungo, uhinduka umusazi. Amakuru nta kintu akenewe. Amakuru wowe ukeneye ni amakuru ava mu ijuru gusa, niyo yonyine yaguhumuriza. Kubw'ibyo rero nshuti zanjye, hari abantu bashinzwe kuzamura urwango muri twebwe. Hari n'umuntu mubi inshuti agahita akubaza ati kuki ugendana na Musoni? Ugendana na Musoni gute? Ukamubwira uti rero Musoni twarabanye, singiye kukubeshya, ngewe Musoni ndamwanga. Ubwo rero niba uri inshuti yanjye, shaka ukuntu wanga nde. Ariko ubwo bujiji ko kugeze ku rwego wanga n'umuntu umwangiye undi. Bibiliya Imana yatanze itegeko rya 7, ntugasambane. Iri tegeko riragutse cyane. Iri tegeko ntiribuzanye ibikorwa byo kwayandarika gusa, ahubwo ibitekerezo n'ibyifuzo by'irari, cyangwa igikorwa icyo ari cyo cyose kigamije gukangura ibyo bitekerezo by'irari n'ibyifuzo ni ubusambanyi. Buriya abagabo muri no minsi imeruka, utu tugabo tw'udutinganyi, aba bantu ngo bitwa ngo ni abapfubuzi, baba bafite utuntu bakora
kubera ko Satani yabigishije ibintu bakwikora bagakangura amarangamutima apfuye mu bagore. Abagore nabo ndetse n'abakobwa b'ibirara bafite ukuntu kwabo bakora kugira ngo bice mu mutwe y'abantu babari imbere. Ubusambanyi bumaze abantu mu nsengero, abantu bashize. Cyakora ukabona umunsi umwe nagiye kubona ndahano mu gitaramo, umukobwa mwiza araririmba, yari umusitari icyo gihe, hari nko muri za 2005. Umuntu aricara abona biranze, abandi bagendaga bapfumbatisha wa mukobwa amafaranga, bagenda bayamuhereza, umunyagwa arakomeza areba umukobwa nawe si ukurerembura ibikabyara. Bureka ngiye ikintu babwira, mwari muzi ko hari abantu basigaye bakora ibimenyetso by'abapagani bakabikorera ku ruhimbi. Kangura amarangamutima y'abagabo hano kugira ngo uzamure amarangamutima apfuye. Hano harimo abagabo baje rega barimo gusamba n'ubundi barabuze uwo basambana. Hari ukuntu umuntu aba amaze iminsi asamba wenyine, aricara nta mafaranga yari afite, aca udupapuro abandi bagenda aragenda, arangije maze guca twa dupapuro aragenda. Ntabwo tuzi ikintu yashyize mu isutiye ye, kuko yaragiye ajya mu isutiye y'umuririmbyi, ashyiramo arangije afata twa dupapuro atujugunya hejuru ye, abantu bakoma amashyi. Buriya yatashye ka kamere kanezera avuga ati byibuze mbigezeho. Kugeza ubwo hari abagore baba baramaze kumenya abagabo bandavuye. Ujya kubona ukabona umugabo ahagaze ku marembo y'urusengero, wajya kubona ukabona umudamu araje ahagaze ahantu, kamaze tuse kudahise winjira, kiriya kigabo kiri ku muryango gihobera abagore kikabagumana. Barashize ntibashize. Agategereza yava mu muryango ukabona abamama nka 5 barinjiye bati ahwi turugezemo. Kubera iki? Abatangirira hanze ahobera kanda nk'ukanda imineke. Abantu bapfuye nabi. Itegeko rivuga ngo ntugasambane uko rigenda ricika intege mu mitima y'abantu. Hari n'igihe bizagera ibibwirizwa byerekeza ku mategeko 10 y'Imana musange mu madini nibikigira gute, ntibikivugwa. Amadini yuzuyemo abantu b'abesikoro, b'abatubuzi, b'indaya, biki. Ujye ubwira abantu uti Yesu arabakiza, muzamura akaboko mubwire Yesu ngo dukize. Abantu bazamura amaboko bose bati Yesu dukize. Ubwira abantu uti haguruka, buri wese narire Yesu amuha ubugingo buhoraho. Abantu bamanura amarira bati Yesu duha ubugingo buhoraho. Umubwiriza ahita ababwira ati mutahe murabuhawe. Amen. Vuba bidatinze niko bizamera. Itegeko rya 8, ntukibe. Guprofita ubujiji bw'umuntu, ugacunga umukecuru. Abana be bamwe bari mu Burayi, abandi bari muri Amerika, ukamuhamagara, mukecuru ahantu bari hafi kuhacisha umuhanda, rero nari nakuboneye umukiriya wa miliyoni 10. Umukecuru ati se mwana wanjye 10 zavamo iki? Mukecuru nutagurisha bazaguha 90,000. Kandi dore nukumba mbabwira mbagira inama nk'ubu ngubu pe, wagira ngo ni n'Imana inzanye. Umukecuru akakureba mu maso, yo wagira ngo ni Imana ikuzanye koko. Mwana wareka nzifate. Ajya kubona ukabona ahantu haguzwe miliyoni 60. Umuntu ya profisa umukecuru utazaha amakuru ageze. Wajya kubona ukabona umuntu yaparitse imodoka ku rusengero, abantu bamwe barayizenguruka bavuga yo Imana yagusiza amavuta. Uyu ni umugisha w'Imana wa hehe? Wayi. Reka ngira ikintu mbabwira. Twigeze gusura umuntu aramusengera, arangije amaze gusenga aravuga ngo Imana isubiza aho yakuye. Ndamubwira ni ntuzongere kuvuga gutyo, uzi yakuye. Ubuzi umuntu yakuye. Uwibye ubwo buvuze ngo azasubira kugira gute? Umuntu wafashe credit ya banke akaba arimo kurya nk'utabara, ubu ushaka ko azasubirayo kwa kindi. Reka mbabwira, umuntu mujye mwitonda cyane. Umuntu Imana yahaye iyo atanze ni nawe Imana isubiza aho yagize gute? Yakuye.
nta muntu n'umwe uzanezezwa n'ibi bintu byo kwiba. Itegeko rya 9, ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe. Buriya rero iri tegeko ribuza kwica ijisho, kurembuza, gutanga ubutumwa runaka ukoresheje mu maso, bishobora kubeshya rwose nk'aho ari amagambo y'ubigira. Gukabya inkuru y'ukuri ubigambiriye nako nukugira gute? Nukubeshya. Umunsi umwe abana bagiye kuririmba ari ubwa mbere, bavana muri Kigali bajya ahantu mu Ruhango, bararirimba, baririmbye bwari ubwa mbere bagiye ahantu bakaririmba, bakabaha indirimbo nyinshi, bakabasaba indirimbo. Uwo mwana rero yaratashye, noneho nge sinari najyanye nabo ariko nari umuyobozi wabo, ndababaza nti ese byagenze gute? Umwana yarambwiye ati twaririmbye kugeza igihe abantu bose bakuyemo imyenda, bakaza bayizunguza bavuga ngo indi mu by'ukuri bari babasabye indirimbo pe, ariko ibintu byo kuzunguza imyenda hejuru, ibyo nibyo bita amakabya nkuru. Buriya rero kangiye ikintu babwira, gukabya inkuru kugira ngo iryohere uyumva nako nukugira gute? Nukubeshya. Kuvuga ukoresheje amarenga ngo abantu batamenye ibyo urimo kuvuga, ugamije kuvuga ibinyoma cyangwa gukabya, ndetse no kuvuga ibiriho ariko mu buryo bwayobya, nukubeshya. Nama y'itorero igahamagara umuntu. Ikibazo aba bantu babiri bafitanye nibyo koko uriya musore yateye umukobwa inda, aya makuru waba uyaziho? Ubwo ni pasiteri arimo arabaza umwizera, ni inama y'itorero. Umuntu agahaguruka, n'impamo y'Imana ngize umugisha mwakoze kumpamagara, aba bavandimwe ndabazi, twaranabanye pe, ntitwabanye rwose. Pasiteri nawe urakoze kumbaza ikibazo cyiza, kumbaza ngo ese ngo aba bantu ngo umwe yateye inda undi, cyangwa ni impamo pe, byaba ari ibintu bisa no kuruhanya, kubera ko pastor buriya Imana niyize umutima w'umuntu. Imana niyize umutima w'umuntu, kandi buri Imana ibiza abantu bayo. Ngewe imbere yanjye nge sinjya mbeshya pe, sinjya mbeshya imbere y'Imana, ni impamo dore muzane na Bibiliya nyirahirireho rwose pe. Pastor akambwira ati dufite iminota mike tubwire, hari icyo biziho? Erega isi buriya irazenguruka pe, isi irazenguruka, ukajya kona ukabona ibintu birabaye rwose. Namwe mufite abana pe, mufite abana, hari ikintu murimo kumva mora umuntu akamara isaha inama y'itorero, abantu baragiza batumva. Rero dore isaha twari twihaye inama irarangiye rwose pe. N'impamvu reka ngira ikintu babwira, buriya ngiye nubaha Imana, nababwiye ngo muzane na Bibiliya nyirahirireho. Ngewe ikintu nzi ndakivuga, n'icyo ntazi singivuga. Yarangiza ukamazi uti se bateranye inda, ubuse nababwira ngo yego, ubu nababwira ngo hoya. Mbega mbyewe biba biri mu mutima, mbana sinzi kwisobanura, njya ngira ibibazo byo kwisobanura ariko indyarya nk'izi zirahari. Kandi yasohotse mu nama y'itorero aravuga ntavuga? Nshuti zanjye, uko nako nukubeshya. Ijambo ry'Imana kandi rivuga ko umuntu wese ubeshya n'ukunda kubeshya akabikora, harya bafite intebe mu bwami bw'Imana mo imbere, bafite intebe mu muryango w'ijuru. Bibiliya yavuze ko bazaba he? Kubw'ibyo rero abantu benshi twicaye hano turi abakandida bo kuba hanze y'ijuru, uretse Kristo wenyine waza dukingura amarembo tukinjira. Ikintu cyitwa ikinyoma cyamaze kuba ikintu gikomeye. Umva, uvukira mu kinyoma, iso cyangwa nyoko bakwesikorotse, ugakura nawe uri umwesikoro, ugatereta umukobwa mu bwesikoro, mugakora ubukwe mu buryo bw'ubwesikoro, n'umwana wa mbere mubyaye mukamubyara mu bwesikoro, ubuzima bwawe bukazaba ikinyoma. N'umunsi wapfuye uri mubi bakabeshya ngo wari umuntu mwiza, ukabushyinguwe no mu cyesikoro. Itegeko Imana yatanze rya 10 riravuga ngo ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe. Ahangaha abagabo barashize. Ariko kuki Bibiliya yavuze ngo ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ikavuga ngo ntukifuze umugore wa mugenzi wawe?
kuki itavuze ngo ntukifuze umugabo wa mugenzi wawe? Nuko buriya nagira ngo mbabwire, Satani ni umuhanga. Satani arabizi ko abadamu ari abanyantege nkeya, kubafata arabizi ko byoroshye. Satani yize Bibiliya, arabizi ko Bibiliya ivuga ko abadamu ari inzabya zigize gute? Zoroshye. Kubw'ibyo rero Satani yateganyije ko abadamu bwo ari inzabya, azaza bamenagurira aho agize gute? Aho ashatse. Urwabya rukorwa muke. None ibumba rirameneka ntirimeneka? Hari igihe rero intege nke zawe, buriya nagira ngo mbabwire, uramutse ufashe ikibindi ukagitereka, hari ikibindi bagitereka ku kipasta, urugata, yego, warangiza ukagitereka ahantu hafite umutekano, ukakirinda izuba ryinshi, kandi ukazaza ugishyiramo ibintu byubashywe, cyazamenekara? Ubu nta bantu muri mwe bagiye bakura, umubyeyi wawe akakubwira ati iki kibindi iki ngiki, njyewe nza muri uru rugo nakoze ubukwe, abasaza baje bametse, nicyo bagize gute? Wareba ukamuna kimaze imyaka 30. Agaciro k'umudamu kugira ngo atazameneka kuko ari urwabya rworoshye, agomba guhora hafi ya Kristo, Kristo akamushakira umutekano. Itegeko ry'Imana ridusaba twebwe abagabo kurinda abagore bacu kuko badahwanyije natwe gukomera, niko Bibiliya ivuga. Ariko abagore b'uyu munsi wa none barimo bariyumva kubera ko bafite amafaranga, bafite amashuri, amasura meza, amategeko y'iterambere. Umudamu aricara akareba umugabo akamubwira ati we, isi yaragusize wowe, ngaya amatama yakore mureba urara. Umudamu aricara akabwira umugabo ati ukunsa, reba ukonsa wireba nawe ukuza. Ari nge nawe ninde wajya ku isoko akaharara? Umugabo akareba, mfite abantu benshi baba banshaka, kuba ubona tubana ni nka promotion naguhaye. Satani azakureka ugende ejo bundi mwumvishe amateka, maze kumva amateka 2 y'abantu bajya gusambana ahantu bakagira gute? Bakagwa. Iyo Satani yavumbuye kuri urwabya, aho wagiye niho akumenera. Musabe Imana mube hafi. Eva yibwiye yuko atandukanye na Adamu bitamubuza kuba umudamu. Karabaye ni kabaye, karabaye. Nshuti zanjye, mu kwihuta, iri tegeko ritubuza kwifuza ibintu byose. Itegeko rya 10 rikora ku muzi w'ibyaha byose, kuko ribuzanye icyifuzo cyo gukurura wishyira, ari nacyo soko y'igikorwa cy'icyaha. Kwifuza niyo nkomoko yo kwica amategeko yose y'Imana. Bantu b'Imana, kuri uyu musozo w'iki cyigisho ntago nabura kubabwira amagambo akomeye. Icyumweru cyagize imbaraga gute? Nigeze gukurikirana amakuru, nsanga mu minsi ishize hari igishushanyo cyakozwe gihenze cyane cyashyizwe i Madrid. Iki gishushanyo cyari igishushanyo cy'umugabo witwa Constantino. Constantino ni umwami w'abami wafatanyije ubupagani n'ubuki n'ubukristo. Ndetse Constantino uyu niwe washyizeho itegeko ry'icyumweru, abwira abakristo kuzaza bareka gusenga ku isabato, bakazaza basenga ku cyumweru. Ibi bintu yabikoze mu mwaka wa 321. Nari ndimo rero kureba kuri interinete icyo gishushanyo bafashe Constantino, bakora igishushanyo cye kirekire, yicaye afite inkoni y'icyuma bigaragaza ububasha bwo kuyobora, ariko mu kiganza cye afite misi. Barangije barandika kuri icyo gishushanyo, ni ku kinyamakuru cya VOA, barandika ngo iki gishushanyo gifite impinduka kizazana mu mitekerereze y'abantu. Iki gishushanyo, aya makuru mbabwira, ni amakuru yashyizweho mu kwezi kwa 2 itariki 6, 2024 nibwo icyo gishushanyo bari barimo kugitaha i Roma. Bivuze ngo iki rero? Isi igiye kwinjira mu bihe nk'ibyo yinjiyemo mu gihe cya Constantino, aho umugabo wayoboraga isi yose wari umupfumu, wari ufite ibintu by'ubupfumu, yabwiye abakristo akababwira ati mpindutse umukirisitu.
arangije araza ababeshya ko yihannye, arangije atangira gutobatoba iby'Imana. Bibiliya yegezayo, ibintu byose arabizambya. Icyumweru kijya mu mwanya w'isabato, abantu abaha uburenganzira, abayoboraga itorero barazamuka batangira gukomerwa amashyi yo muri leta. Ibintu biragenda birazamba, isi niho yongeye kwerekera. Nshuti zanjye, amagambo akomeye nasomye mu gitabo cy'intambara ikomeye twerekeza ku musozo. Kwihana bya nyirarureshwa kwa Konstantino kwabaye mu ntangiriro z'ikinyejana cya 4, kwanejeje abantu cyane, maze ingeso mbi zihera ko zinjira mu itorero ziyoberanyije zisa n'ubutungane. Ubwo konona itorero byariyongereye kandi bikorwa vuba cyane. Ubupagani bwasaga n'ubwamaze gutsindwa, ariko nibwo bwatsinze. Imikorere yabwo niyo yategekaga itorero. Inyigisho z'ubupagani, imihango y'ubupagani ndetse n'imigenzo yabwo ishingiye ku kwizera imbaraga z'ubupfumu byinjijwe mu myizerere no mu misengere by'abiyitaga abayoboke bande ba Kristo. Konstantino niwe wakoze amahano. Bivuze ngo iki rero? Kuba bongeye gukora igishushanyo cye, barashaka ko leta z'isi zongera kuyoborwa n'umuntu umwe, kandi barashaka ko icyumweru cyongera kugira imbaraga ku munsi w'isabato. Bafite ikintu barimo gushaka. Kubera iki? Ngo Konstantino yari agendereye ikintu cya mbere, gutuma abantu bongera gusenga ikigirwamana cy'izuba. Ikindi kandi, amahanga yo mu isi yari afite intambara n'ibibazo, ngo yashakaga gukontorora isi akoresheje idini ryari rikunzwe cyane. N'uyu munsi wa none itegeko ry'icyumweru rizazamuka riturutse mu idini rikunzwe cyane, ushobora gucamo ugakontorora isi. Konstantino yagerageje gufata ubupagani ngo abuhuze n'ubukirisitu kugira ngo bihinduke amababa abiri aragurukiraho, isi yose akayigarurira. Nshuti zanjye, ntabwo nabura kubabwira yuko uyu munsi turi ku musozo w'ibihe. Mu gitabo cy'umugenzi mu Kristo yavuze amagambo akomeye. Igitabo cy'umugenzi volume ya 5, umwanditsi w'iki gitabo yitwaga Yohana Bunyane. Yavukiye mu Bwongereza mu mwaka w'1628. Se wa Yohana Bunyane yari umucuzi, kandi nawe yize uwo mwuga. Iki ni igitabo cy'abaprotestani, ni igitabo cy'abarokore. Igitabo cy'umugenzi volume ya 5 niyo ndimo, page ya 5 volume ya mbere niyo ndimo gusoma. Kandi nawe yize uwo mwuga. Yize imyaka mike gusa mu ishuri ry'abana, yiga gusoma no kwandika. Yari afite ubwenge bwa kavukire, nubwo yari azi kwandika no gusoma. Imyandikire y'iteka yabonekagamo amakosa. Bibiliya iravuga ngo iki rero? Iki gitabo kiravuga ngo iki? Akiri umusore, Yohana uyu wanditse igitabo cy'umugenzi yakundaga gukora ibyaha cyane, ariko yabikoranaga umutima umurega. Hari abantu bakora ibyaha bakaba nta mutima ukibarega urimo. Abo ngabo bari mu rugendo rwerekeza ku gutuka umwuka wera. Ariko umuntu ukora icyaha umutima ukamurya, akaryama ntasinzire, akumva arashaka Imana ngo imutabare, umutima we ugahora wumva utanezejwe n'ibyaha arimo gukora, uyu aba afite imbaraga y'Imana imurembuza. Akiri umusore rero yakundaga gukora ibyaha, ariko yabikoranaga umutima umurega. Yari azi ko Imana izabimubaza. Umunsi umwe rero yumvise bigisha ku cyaha cyo kwica isabato. Yumva ijwi ry'Imana mu mutima we rimubaza riti, urahitamo kureka iki? Kureka ibyaha byawe ukazajya mu ijuru, cyangwa kubikomeza ukazajya muri Gehenomu? Iki gitabo cyerekana ko kwica isabato ari iki? Ari icyaha. Waba ubizi waba utabizi, waba waramenye isabato ukaba uri umudivaniste ukaba uyikandagira kugira ngo urugo rwawe ruse neza, ufate neza abawe, waba ukandagira isabato kugira ngo unezeze shobuja, ukwiye kuhaguruka hano uzi ko gukandagira isabato ari iki? Ari icyaha. Noneho rero agira ubwoba bwinshi cyane amaze kubwirwa ko kwica isabato ari icyaha, ko nawe yarayicaga, maze ariheba, yibwira ko atagishobora gukizwa. Bukeye ahura n'abagore 3 bakijijwe. Amen. Ni iki kiranga abantu bakijijwe rero? Baganiraga iby'Imana. Icyo ni ikintu cya mbere.
buriya nubona abantu baganira ibintu by'Imana mu ngo zabo wabatungura ugasanga baraganira ibintu by'Imana, biba bigaragaza ko Imana yageze mu buzima bwabo. Baganiraga iby'Imana, bari bahagaze ku irembo ry'urugo, atangazwa n'amahoro yabo. Amen. Bari bafite amahoro mu mutima kugeza ubwo ayo mahoro agaragara mu maso. Atangazwa n'ubuhamya bwabo. Amen. Bari bafite ubuhamya, kandi bari bafite ubuhamya bwo kubabarirwa ibyaha no gukizwa n'umwami Yesu. Abarebye amenya ko abo bagore babonye Yesu koko. Ndasaba Imana muri uyu mugoroba ngo iduhindure abantu bamenye Imana, kugira ngo abantu batureba babone ubuhamya bwacu, babone amahoro dufite, bumva amagambo tuvuga, bajye bavuga bati aba bantu babonye Yesu koko. Nshuti zanjye, nagira mbabwire muri uyu mugoroba ngo Yesu Kristo afite icyo ashaka gukora. Umuntu wese ufite mu mutima we umushinga wo kugira ngo Imana yandike amategeko yayo mu mutima we, uwo muntu arahirwa, kandi Imana yiteguye gutangira kubikora iturutse uyu munsi. Ariko umuntu ukomeza gukandagira ukuri yamaze kukumenya, aya magambo mwize muri uyu mugoroba, aya magambo abamarayika b'Imana bari bari kumwe namwe babasobanuriraga kandi babaganirije, aya magambo muzayabazwa. Ariko nanone kuri bamwe aya magambo agiye guhinduka inkingi z'urwego buririraho basabana n'Imana bundi bushyashya. Imana yo mu ijuru bamera umugisha mu izina rya Yesu. Maze rero muvandimwe nkubwire, ndakumva nshuti yanjye, mbabarire ntunenguhe, dore nkuzaniye ubutumire hakiri kare kubera ukuntu nkuzirikana, kugira ngo ibihe by'ihembura bitagutambukaho. Nawe urabizi neza ibyo nkunda, niba ari ijambo ry'Imana aho sinahatangwa. Yesu aragutegereje, ribinyujije mu cyiciro cy'imirimo y'urubyiruko MGA, itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi rya Kabuye mu ntara y'ivugabutumwa ya Elayono, firidi y'uburasirazuba bwo hagati mu Rwanda, hani mu mujyi wa Kigali, rikuraritse mu materaniro y'ivugabutumwa y'ibyumweru 2 ryaguteguriye. Nukuva ku isabato tariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 kugera ku isabato tariki ya 1 z'ukwezi kwa 11 2025, turi kumwe n'umubwiriza butumwa Master Guide Musoni Flavie. Ni mu nsanganyamatsiko igira iti kugurisha byose ngo utunge ukuri, cyangwa kugurisha ukuri ngo utunge byose. Aya materaniro arabera ku rusengero rw'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi i Kabuye, kuri gahunda iteye itya: ku isabato n'uguhera saa 9 z'amanywa, ku wa mbere w'iminsi 7 dimanche n'uguhera saa 10 n'igice, naho mu yindi minsi n'uguhera saa 11. Muri aya materaniro y'ivugabutumwa rero turi kumwe n'amakorari adufasha: Friends of God yo ku Ruyenzi i Kamonyi, Ijwi ry'Ihumure yo ku Muhima, ndetse n'Umusamariya mwiza y'Inyamirambo. Turi kumwe kandi na Happiness yo mu Gatsata, Amizero yo ku Muhima, na Philadelphia yo ku Kabusunzu. Turi kumwe n'umuryango w'Inyenyeri ya Kabusunzu, Les Héritiers du Ciel ya Kabuye, Salvation Voice ya Kabuye, ndetse na korari zose zo mu ntara y'ivugabutumwa ya Elayono. Turi kumwe kandi na korari Abagwaneza yo ku Kimihurura, Akarusho. Muri aya materaniro turabagezaho ibyigisho by'ubuzima n'ibyigisho by'umuryango. Sangiza abandi mu butumire, baze dusangira aya mahirwe.